nitwa Maboneza Frederico, navutse mu 1922. Maboneza rero hano dukurikije amateka y'umupira w'amaguru, bigaragara ko wakiriye mu ikipe y'Amagaju yo mu Cyanika. Iyo kipe wayitubwiraho iki? Yatangiye ryari, ishingwa nande? Iyo kipe y'Amagaju yatangiye kera, yashinzwe na Semugeshi, Shefu Semugeshi. Buke yavuyeho agombowe na Rutaremara arayifata, noneho abari wikomeza kugeza igihe yitabye Imana, n'igihe mbese ibintu byategereye. Mwatangiye umupira w'amaguru ryari mwebwe? Nawutangiye mu makipe yo hasi, narajya mu makipe akomeye mfite nk'imyaka 14 kugeza muri 18, noneho nkajya mu makipe yandi yabaga mu misiyoni, nka misiyoni Ikibeho, misiyoni y'Isave, misiyoni y'Ikansi. Biboneka ko wakiniye mu ikipe y'Amagaju yo mu Cyanika. Ubundi niho ukomoka? Ubundi nkomoka muri Nyanza, muri Rusatirari ya umurenge Kato. Wagiye mu Magaju ute? Ndangije amashuri muri 47, ubwo natangiye kujya kwigisha mu Cyanika, rero mbaye n'umukinnyi waho. Iyo kipe yo mu Cyanika hari abakinnyi waba wibuka bari bayigize? Abenshi ngira ngo nkurikije n'amateka nagiye nsoma bagiye bafite n'amazina yandi y'amahimbano. Abo wibuka wagenda unatubwira hari? Aho nibuka harimo umugabo umunyezamu witwaga Habimana Fideli, iwabo nanga Ikansi. Harimo umugabo Gisuma, yari umunyezamu nawe. Hari Sebukabari Muremangingo, yakinaga mu bakabiri, na Sitake Atanazi Rupfakazi ababisha, na Rubatuka Rubimburanshuru, na Maboneza Imena Twungutse ubu. Ari we wowe? Ese iryo bari kwita iki? Nuko nari nkigira mu Magaju. Barabyishimira bati ni umuntu twungutse ubu ngubu ukomeye. Hari Burimbwa Rugemanduru, hari Kayinamura Njonga Imena Yitero, hari Bunotori Petero, hari Nkundukozera Zakariya Mana y'ibitego. Mutegeka we nuko yatsindaga ibitego byinshi. Yakinaga mu bagatanu, noneho tukamushakira nk'umupira, ariko aho mwana upfusha ubusa, akagitiramo twahizamu mbese w'igigiye. Hari Shumbusho Rwishingira Abanzi, hari Semandwa Nyambo y'Iginane, hari Rudacogora Urukatsa abarusha guhangara, hari Bikerinka Ikibyiruke cy'inzovu. Ngira ngo uroye hari buri mukinnyi byabaga ari ngombwa ko agira n'izina ry'irihimbano rigeretseho. Yego, ni nk'ikivugo mbese yashyiragaho. Waruvuze uti hari uwo bitaga nka Mana y'ibitego. Ubundi mu makipe ya kera nabwo abanyezamu byo birazwi ko buri kipe ibe bafite, mwagiraga imyanya mu kibuga uko muhagarara mu kibuga no guhererekanya nk'uko bigenda ubu? Yego, habagaho umukinnyi wo hagati muri centre, ne Zakariho nguwo nyine. Nabono tori twakinaga mu mandezi, Kayinamura akinaga kuri extreme gauche, ibumoso. Burimbwa akina ku ruhande rw'iburyo. Dongo noneho twebwe uko turi babiri nabo notori twasubira inyuma kujya gufasha, twari ba distributeur mbese. Tukabaha umupira, noneho imbere bagatsinda. Ikindi kandi mu mateka hari ngo bigaragaza ko iyi ekipe y'Amagaju
yatwaye ibikombe ngira ngo ni nka 3 ngo bya shampiyona. Icyo gihe habagaho shampiyona y'amakipe menshi nk'uko tuyazi ubu. Yego hariho amashampiyona menshi, hari ikipe y'Inyanza, hari ikipe Ibyumba, hari ikipe Kigali, hari ikipe Kibeho. Aho hose bagira bari amakipe akomeye mu Rwanda aho ngaho. None tukagira n'ibikombe rero dukinira abo muri Noro n'ingabo nziza zikabwaye, abo muri Noro bagakina nabo muri Sidi, ariko ubwo ngubwo muri Noro bakinaga ukwabo bakagira shampiyona yabo, natwe muri Sidi tukagira shampiyona yacu. Noneho abatsinze abandi bo muri Sidi bakazahura n'abatsinze abandi bo muri Noro, noneho bagakinira igikombe. Mbese amakipe tuvuge nk'iyanyu yo mu Cyanika muri shampiyona yayo mwajyaga gusura ikipe nayo ikazabasura nyuma nk'uko bigenda ubu? Niko byagendaga. Noneho nyuma bakareba yatsinze yagize amanota menshi igatwara igikombe. Yagize amanota menshi, mbese yatsinze amakipe yandi yose akaba itwara igikombe. Ngira ngo uretse n'igikombe hari umukinnyi yahembwaga, yagiraga igihembo nawe cyihariye, kuko hari aho tubona nkawe wigeze guhabwa inka na sushefu. Umukinnyi yahabwaga inka byagenze bite? Ibyo ngibyo byari ni shefu Rutaremara n'abasushefu ubwabo babigiyemo. Noneho umusushefu akagira ati nzaha kanaka inka, Rutaremara ati nanjye nzaha kanaka inka. Undi umusushefu bikwiza abakinnyi bose kandi bose barazibaha, aho kugira ngo bavuge bati nimureke duhe umukinnyi umwe, no gutera ishyari. Byatumaga rero noneho abakinnyi bose uko bakinnye babona icyo gihembo cyo guhabwa inka. Ngira ngo uretse no gukina n'aya makipe yo mu Rwanda, menya hari n'ayo hanze y'igihugu mwagendaga muhura? Bukavu twagiyeyo dukina n'ikipe yitwaga Gatanga. Tuhurira hano ku Kasayo, turatera muri mita ya mbere baraturusha umupira, bakinaga neza imipira yo hasi barayiturusha, dushaka kubigana ngo natwe dukine yo hasi, batubonye bayiturushije tutimagaju y'inyamugari bati nimwibuke hejuru. Nuko umupira tuwushyira hejuru, bari bamaze kudutsinda ibitego 2, duhindura ari 2-2. Ubwo rero muri mita kabiri tubateramo ibitego 5 byose 7-2. Ngira ngo dukurikije umupira w'ubu usanga abakinnyi bababwiriza gukina umupira wo hasi, byagora ku muntu kumva ukuntu umupira mwawuteraga hejuru kandi akaba ari nabwo hari mutsinda. Mwateraga hejuru umutumbagiza, njya nkumva hari ahantu wigeze kuvuga uti natumbagiza umupira nkawugeza kure. Gukina hejuru byagendaga bite? Gukina hejuru ni nkuko watera umupira ubahangaha, aho kuwutera ngo ugenda hasi, wawuteraga hejuru ukajya kugwa ku wundi aho ari, nawe akawufata akawutera ku wundi. Ni kwari ugupfa gutumbagiza gusa. Ubwo se mwahuraga ari nk'imikino ya gicuti iyo ikipe y'Igatanga mwakinnye, cyangwa hari ku rwego wenda rw'ibihugu ikipe igaserukira igihugu gutyo? Ku rwego rw'ubucuti. Igatanga yongeye yabaye habo muri Bukavu. Natwe tuba ba mbere mu Rwanda. Noneho Rutaremara avugana n'abakinnyi b'i Bukavu bari tuzahure dukine. Duhere nibwo twabatsindaga ibyo bitego 7. Ngira ngo ukurikije amateka nanone ubona ko ngo iyo kipe y'Igatanga mwayishimye hari ko yakinnye neza badatongana hagati yabo. Ibyo bintu byajyaga bibaho mu makipe yo hambere ko abakinnyi wenda barakaranya bakanatongana hagati yabo? Hari indi kipe twagiyeho nabwo duhurira i Gatutu, turatera hanyuma bo bararakara bashaka kudukubita.
ubwo twabatsinze ibitego 3 ngira ngo kuri kimwe. Hanyuma barakarashaka kudukubita. Umukapiteni witwaga Mitari ati mwadutumyeho kugira ngo dutere umupira, nimwadutumyeho kurwana. Nimushaka ko tuzarwana muzatwandikire tuzagaruke turwane. Noneho abapolisi barahageze baradukiranura twifata inzira turitahira. Nta gihembo cyabagamo, habagaho ishyaka ry'urukundo rw'igihugu, ry'urukundo rw'umutware, gukunda igihugu cyanyu, gukunda u Rwanda rwanyu. Ntabwo twateraga umupira ngo baduhe ibindi. None se habagaho ko nk'ikipe igira ikigashima umukinnyi ikaba yamukura mu yindi kipe ikamutwara? Kireka uwo ngo Gisuma w'umukongomani nta n'undi wundi twakuraga mu yandi makipe ngo tumuzane. Ni Amagaju yonyine y'ubufundu. Nta mukinnyi wundi twakuraga hano ngo tumuzane. Twebwe twakinaga twenyine gusa, kuko bamwe barabaguriraga ugasanga bica umupira. Amagaju se wayakinnyemo kugeza uretse umupira? Nakinnye kugeza Mpunga. Mu mwaka 59 uhungira muri Kongo. Umaze kuhungira muri Kongo ntago wakomeje gukina? Nakomeje gukina, hanyuma mbona bitazashoboka. Ntari umuntu afiriye, nifitiye utwana aho ngaho nashakiraga icyo turya. Mbona ko nimvuneka ntacyo bizatanga, ndabyihorera. Ubu se aho muri Kongo wariyo naho utahukiye mu Rwanda bagiye nyuzamo kajya kureba nk'imipira aho ikinwa? Nahutse numvaga imipira kuri radio gusa, ntabwo negeze njya kuyireba. Ubu ugeze mu myaka 89 kandi turabona nubwo ari intege nke ariko uri umuntu ukibasha gutambuka buhoro buhoro. Si abanyarwanda benshi bayigezamo. Ese usanga kuba warakinnye umupira w'amaguru hari icyo byagufashije mu burambe bwawe? Byaramfashije, byatumye burya siporo itera imbaraga cyane. Ahubwo yo igihe nayerekeye nibwo nagiye nsubira inyuma. Hanyuma bizamo n'indwara. Ariko rero mbere yo kuvuga ibyo, twigeze guhura ingabo nziza zabaye za mbere wabo, natwe tuba wa mbere inangaha. Bukeye duhurira i Kigali, tujya gutwara igikombe, ku batsinda abandi batwara igikombe. Tugezeyo turabatsinda ibitego 3-0. Igikombe turakizana. Rudahigwa ntiyari yari yaragiye i Burayi. Hanyuma hagarukiye abajije bati byagenze bite? Bati Amagaju watsinze ingabo nziza. Rudahigwa yanga kubyemera. Noneho araduhamagaza ngo tuzahurira i Nyanza. Duhurira i Nyanza. Ingabo nziza bari abantu bazi kuririmba. Tugeze aho ngaho i Nyanza ku kibuga, tujya kuramutsa umwami. Ingabo nziza zitangira kuririmba ngo mu magambo make bavugaga ngo ibyumvise uribura ko Amagaju yadutsinze ngo byari ibinyoma, ngo iby'ukuri n'ibyo ugiye kureba. Warangije mbwiraga Kapiteni Zakaria nubwo se wowe uravuga iki? Nige kure ndigenda umubwira yatemte mubwira iki se? Nigenda ukomeye mu mucyo mubwira uti uvuguruza ibyo wavuze uti ibyumvise uri mu Burayi ko twatsinze ingabo nziza, n'ubu ngubu nibyo ugiye kureba turabatsinda. Umupira utangiye ingabo nziza ntizatinze. Mu minota 5 babateyemo igitego. Umupira barahindura umupira bashyira hagati, barongera bateramo ikindi cya kabiri. Yamaye nka biracitse. Mbwira Kayinamunani ntibongera nibyo ngibyo birahagije. Bashyize umupira hagati turawubambura, turawuhanahana, turagenda Kayinamunani agiteramo, turongera tuwushyira hagati, bawushyira hagati turawubambura nanone, Zakaria agiteramo,
n'ibyo mbese twahinduye ari 2-2 hanyuma tubateramo ibitego 5 biba 7 nibwo Rudahigwa rero yarakati n'ibyo wabatsinze Kigali 3 n'ibi ngibi 7 byose ni 10 barabatsinze ni mugende ntagire n'ugera iwanjye. Twebwe rero twavuye aho ngaho turimo ajya kudukurira inzoga ahantu muri hoteli turanywa, turangije dufata imodoka turitahira. Ese ubwo mwakinanaga inkweto mukagira n'imyenda isa byose mukagira uko mugenda? Twari dufite mayo, twari dufite na za godiyo. Mwajya no gukina ahandi hari imodoka zibatwara muri iyo myaka za 30 n'ibindi? Hari ikimodoka cya kamyo cyatutwaraga kikatujyana tujya gukina nk'aho ngaho i Bukavu. Ngira ngo hari uko umupira ubu ngubu uriho, hari uko mwawukinnye, mbese ukurikije nubwo utagiye uwureba ariko ngira ngo ujya wumva uko bawuvuga umupira wa hano mu Rwanda, ni nk'ubuhe butumwa waha nk'abantu bashinzwe mbese umupira w'amaguru cyangwa se urubyiruko ku bijyanye n'umupira uko mwawukinaga, ikinyabupfura mu cyabagamo ndetse n'ubwitange? Umupira ubu ngubu urakomeye cyane, si kimwe n'uwa kera twawukinaga mu kigero wari ugezemo, ariko ubu ngubu umupira urakomeye. Gusa icyo nabwira abakinnyi ni ukutaba abamerisoneri, ni ugukina bakinira igihugu, ni ugukina harimo urukundo, harimo ubutwari, harimo n'ishyaka. Ikindi nababwira ni uko ibyo mbabwiye babikomeza kandi bakazagira iherezo ry'uko bagomba gutsinda cyane cyane. Ariko nasabaga abategetsi kugira ngo bagire ikipe y'Abanyarwanda, batangire kwigisha abantu nk'uko bavuga ngo baratangiye kwigisha Amavubi, bakuremo abandi bagenda bashyiramo abakinnyi bakayita ngo ni ikipe y'igihugu. Ikipe y'igihugu harimo n'abandi batari abanyagihugu. Ikipe y'igihugu ni ikipe y'Abanyarwanda, ni ikipe y'abakongomani bwabo, ni ikipe y'abaganda ubwabo, niyo bo bavuga ko ari ikipe y'igihugu. Ariko igihe bavangavanze nta kipe y'igihugu irimo. Ngira ngo hari aho wigeze gukomoza ko ari umukinnyi w'umunyekongo wigeze kuza gukina, ese ubwo yashoboraga nawe kugira uburenganzira bwo gushyirwa mu ikipe y'igihugu y'icyo gihe cyanyu? Ubwo Gisuma yari umunyezamu, niwe yakinaga gusa, ariko nabyo yabigeze umwaka umwe utiyavamo. Ariko adakiniye mu ikipe y'u Rwanda y'igihugu? Oya, ntabwo yigeze ayikinamo. Ese we waba warakiniye mu ikipe y'igihugu nawe? Nayikiniyemo dukina n'Ubuganda, twarahuye ubwa mbere batsinda abari babanje kujyayo, ubwa kabiri noneho natwe baradutoranya tujyayo 2-2. Ugiye baza ku Nyundo kuri Sacré ya Musenyeri Bigira Umwami tubatsinda 3-1. Yabaga ari imikino ya gicuti ariko ntago bavugaga bati ni irushanwa, tuvuge u Rwanda ruhuriyemo n'u Burundi, ruhuriyemo na Kongo, ruhuriyemo na Uganda? Yari umukino wa gicuti, ntabwo yari kurushanwa bya shampiyona. Nanone kandi twavuze ku ikipe y'igihugu ko yajyaga ihura n'amakipe ya hano mu karere, mu Burundi, muri Uganda, muri Kongo, ariko nanone ukaba uroye u Rwanda rwari rwarakoronijwe n'Ababiligi, bwo mwigeze mugira uburyo bwo kujya gukina mu Bubiligi cyangwa i Burayi mujyanye n'umwami? Oya, ntabwo twigeze tujya mu Bubiligi, ariko hari igihe ahubwo ikipe y'Ababiligi yitwa Berishote yaje mu Rwanda no mu Burundi no muri Kongo, yaje gushaka abakinnyi ngo bagomba kuzigisha umupira. Noneho baraza, iyo kipe yose yaraje uko imeze iwabo, ikitina n'abazungu bo mu Rwanda n'ab'i Burundi n'abo muri Kongo bateranye, irabatsinda. Ari abazungu gusa. Hanyuma bareba natwe baduhamagaye, batoranyije za selekisiyo mu Rwanda, muri Kongo, mu Burundi, natwe tujyaho noneho dutera umupira. Mbese abazungu bareba abazi umupira. Barabatwaye? Oya, muri abo bakinnyi bose
uko twateye amakipe n'igihe batoyemo gusa jyenyine bati uriya niwe twakwigisha umupira akawumenya abandi ntabwo babwira Rudahigwa rero baramubwira bati ese uriya muntu ntabwo twamujyana ngo tujye kumwigisha umupira wabikunda Rudahigwa ati nabikunda ati ariko rero ati n'uruhare rwa se rw'ababyeyi rukaba rurimo tigegine sinabivuga ngo mbitegeke gusa tumumvye abyemeye nanjye mbyemeye twamwohereza baramubwira ngo ngo naze azabaza ababyeyi yababajije papa aramubwira ati nikoze ati konjya mbona umuhinka n'abasushefu bakamuha inka muvuga ngo azi umupira uwo mupira ajya kwiga iburayi ni mupira ki aranga pe ati ntawe azajya aranga ntabwo bipfa bityo